tetara birembisinga Fatima nura bibiri Suwanze tetara birembisinga Fatima nura bibiri Suwanze tetara birembisinga Fatima nura bibiri Suwanze tetara birembisinga Fatima nura bibiri Nafuka merira yawe Nasengi mbuya no rekita Sara pena nai Sunanga na maso Nahuye n'ibibazo amakuba yahagurutse ariko kubera ijambo Imana yari yavuzeho ikubita ibyari bumoso hari ibyo yakubise inyuma no mu minsi yashize hari ibyo yakubise kugira ngo mbone inzira none ndabihamya Imana ifite inkoni irindi jambo oya ntiwibagirwe nahuye n'ibibazo amakuba yahagurutse ariko kubera ijambo Imana yari yavuzeho ikubita ibyari bumoso hari ibyo yakubise inyuma no mu minsi yashize hari ibyo yakubise kugira ngo mbone inzira none ndabihamya Imana ifite inkoni irindi jambo oya ntiwibagirwe ikubita ibindwanya Mana Kubita ibindwanya Mana kubita ibindwanya Mana Kubita ibindwanya Mana ayiwe kubita ibindwanya Mana Kubita ibindwanya Mana kubita ibindwanya Mana kubita ibindwanya Mana kubita barango nta murengezi ufite ariko dopaya Imana ivuganye nawe ngagira umutima w'ubwenge ugira umutima uyinezeza kugira ngo Imana ibasubize Imana ishimwe iratuzi izina amazina yacu iratuzi izina amazina yacu umva ikindi Imana imbwiye wowe cyumve numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo ntabwo uzashyirwa hasi nk'uko babitekereza ntabwo uzashyirwa hasi nk'uko babitekereza ahubwo Imana ngo izagenda ikuzamura igenda ikuzamura hinduka Imana igenda ikuzamura izina rya Yesu Kristo umva ukuntu umwuka mbwi ngo ntabwo uzasabiriza nihabwe icyubahiro Imana yikomera amashira none mu izina rya Yesu Kristo Imana ishimwe yihereza icyubahiro nanone yego ratamana ndashima Uwiteka narinzi ko hano bitahaba umva ukuntu Imana imbwiye Imana iramwe ngo hari ingo eshatu zubatswe n'Uwiteka Imana yubatse yewe data we Imana yubatse ingo none ahangaha hari ingo Imana yubatse wararize urarira nta muntu wabibwiye ariko urugo rw'ahantu rwari rugeze ni mu marembera ariko Imana ishobora byose iravuze ngo yubatse urugo rwawe ukamenya guhorera mu rusengero zajya mu ijuru kureba bariyo iryo ni irya Kamonyi naho iry'Imana ryo abadakundana ntabwo bazarijyamo iry'Imana rizamo abantu bakundana hanyuma banyakira ngo ngiye kuririmba mpita nkubitaho indirimbo eshatu soreza kuri ya yindi ivuga ngo ibikubuza gusenga Imana ibikubite ibirwanya ubugingo ayiwe nkubitira igini Imana nyisorejeho mpita nzamura ijambo nkirivuga mpamagara abantu bihana abantu baraza bagitangira gupfukama umuntu azagendera mu kirere hari ahantu hano mu Rwanda hari abarozi babandi mubona babandi baberwa babyina bagira gute bara ntago ari abarozi ibaza umurozi yaje agendera mu kirere anyura hejuru y'imisozi ni hano mu Rwanda aza agendera mu kirere aza uruhande rwanjye agiye kunkubita Boringo n'undi muntu wari uyoboye baratokesha yego ako kanya barafashwe arabangwa nimundeke ngo cyanzanye ndakizi abantu bari baraho bose
uwaje gupfukama ari umusambanyi atangira guhebeba, bamwe atangira kuvuga nk'ingurube. Ibibazo biravutse, wa muntu tuba turamufashe. Abantu bose mbashyize mu maboko yawe Mana, Abanyarwanda mbashyize mu maboko yawe Mana, Abarundi mbashyize mu maboko yawe Mana, Kongomani mbashyize mu maboko yawe Mana, Afurika nyishyize mu maboko yawe Mana, isi yose nyishyize mu maboko yawe, isi yose nyishyize mu maboko yawe. Bantu banso natsina maboko nayo Nzambe, Barwande natsina maboko nayo yawe, Batuna Burundi natsina maboko nayo Njambe, Ba Uganda natsina maboko nayo yawe, Afurika natsina maboko nayo yawe. Ariko reka mbabwire barandirimbiye, mukimbagize buhoro buhoro, kuko ntabwo arasubiye iwabo. Mukimbagize, ndamukimbagiza uko bari kumbwira ngo ni mukimbagize n'abarozi barimo. Ariko nabonye ko hejuru y'imbaraga z'abarozi, hejuru y'amahembe, hejuru y'ibitega, hejuru hari imbaraga z'Imana. Abantu bajya banga amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, barabeshya, biterwa n'inkoni. Ngo amarira y'umugabo ngo atemba ajya hehe? Biterwa n'inkoni. Hari igihe umugabo agira ati murantabare, byamukomeranye. Barandirimbira bati kwihangana mwagize, Imana yarabibonye, inani Imana ishimwe ibahuje uko bikwiriye. Naho uko bandirimbira bambaye ibyera we. Umurozi nawe ati ndakwereka. Ariko mw'ijoro rya mbere biremera, andi majoro yose biranga, bitwara imyaka 3. None wabaho Imana yagusize, ije kukureba isanga ariho ukiri. Uyu mwana umaze igihe, ndagira ngo munyumve, umwana ugize gute? Umwana umaze igihe, aho umusize ntiwahamusanga. Barakubita hariya dudududududu, yakumva ndombora agatavuga ati yewe we, agahita amana ko yakumva umuziki ndomboro zikazira muda, akagenda akawubyina. Ati wa mwana we kuri mubyina gutyo, ati njyewe ntuzongere kumbyara. Umuhinzi umwe agenda ari kuzuba, asitara ku mabuye, arikuramo ati ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka. Yego, arikuramo avuga ati ntazaza guhinga, iri buye rikanyangiriza ikira isuka, aryigizayo. Yigimbe ko yari yambaye ibirenge, asitara ku kinonko ariko kizuba, agisitaye kinonko kitindi urusyo ndibuye, ariko arababara. Nongo agiteruye azamuye, aracyitegereza, ahita agicira umugani, arakibwira ati umwijito w'ikinonko kugira ngo imvura ntizagwa. Agikubita hataga ati wowe uri ikinonko. Yego, kandi ikinonko ibyacyo bigaragara imvura yaguye. Barariconga bavuga ngo iribuye tuzaryubakisha ahangaha, bakariconga. Yego, none uko bariconga utagira ngo riba ryishimye, bashobora gukoresha inyundo, nta n'umufundo utagira inyundo. Yego, ariko ndashima Yesu kubera urukundo Imana idukunda, kubera urukundo Imana idukunda. Ntabwo Imana ituma Yesu, ntabwo yamubwiye ngo ukoreshe inyundo, kandi Yesu yari yemeye gukoresha iki? Inyundo. Niba ari umuntu wakunaniye, warananiwe n'umuntu ugira amagambo menshi, Yesu ubundi yari kujya yitwaje kinubi, uyu muntu utumva n'amagambo ye, agahita kubita inyundo ku munwa, ntuzongere kuvuga. Niba ari muri Afurika y'Epfo hakunaniye kubera irari ry'ubusambanyi, akaza afite inyundo. Muri Afurika y'Epfo haramunaniye, agakubitaho inyundo. Ariko ndashima Yesu ugira imbabazi. Hari igihe umuntu yiratana umusogongero, umuki Imana iramusogongeje, nta kiramuha, nta cyarabona, agahita yumva yabaye kaganga, kandi ari umusogongero. None Imana iragusogongeje, umaze gusogongera, nyamara yateganyaga kuguha,
kamugerageze ndebe musogongezeho gakeya, nasogongera nkabona yitwaye neza nzajya ngenda muhereza. Ukubita akazu ugashyiramo amakaro, ubu ni umusogongero. Ukagira abakwita bosi n'abakwita mabuja, uwo ni umusogongero. Ukaba uratangiye umva zamuwe biriya ko yawe data we, Imana ikavuga iti none ko ari umusogongero, iyo nza kumuha nkamuhaye nari kumukizwa n'iki? Kubita umuziki tugahindura umuziki tugahindura, yego, ariko witegereje nari mvuze ngo abiyo ngiyo bo barabyina bakaturusha, baranabyina bakabyina ibiterane byabo ntabwo bemeze nk'ibi ngibi byacu. Baranabyina neza, ibaza abantu babyina bakabyina bavuga n'amazina y'inzoga, bakabyinira inzoga, bakabyinira amacupa, bakabyina waririmba ngo kirazira, ninde wagutera inkunga? Inti ati waririmba mucuguse mukubite mukura amenyo urebe kuntu shaka indirimbo yindi uririmba murume, yego murume, mukuraho ugutwigira gute, mukurura amabere, urebe ukuntu abantu ugira abantu benshi cyane. Ngiye mpura n'umusazi bita Banegura ari kwiruka, umusazi arimo yiruka aravuga ati ndapfuye mbonye umusazi. Umusazi aravuga ngo ndapfuye mbonye umusazi. Hanyuma njye kureba uyu musazi, umusazi ari guhunga, ngeze haraguru usanga Bayavuge wo mu muryango w'iwacu ahagaze ku giti cya voka arimo akireba ati Mariya mushenzi, Mariya akubita umutwe igiti ngo ari gukubita umugore we, Mariya kingura Mariya, arimo akubita igiti. Ndahaga nitegereza umusazi ngo yamugezeho amubonye, avuga ati uyu musazi we ukubita voka. Mpita mpamagara murumuna we bita niyo saba yarushanwe, niwe wayoboraga umudugudu, ntingwindura y'ibyabaye. Ahageze asanga ari gukuramo imyenda asunikisha avoka ikibura, ati igirayo mushenzi, igirayo ndyame. Akuramo imyenda, dukubita abana bose tubigizayo, aryama uruhande rw'igiti cya avoka. Ngubwo ngo aryamanye n'umugore, ati igirayo mushenzi Mariya, igirayo. Mariya turamuhamagara araza, arebye ingume bari gukubita avoka bavuga ngo ni Mariya, aravuga ati Mana we uhabwe icyubahiro we, ziriya ngume zose n'inge ziba ziri gukubitwa we. Ati Mana ajya akomeza kubita ibiti ntakageza kunkubita. Oh haleluya, oh haleluya, amen, haleluya. Mungu wangu, Baba wangu, Mungu wangu anatenda maajabu, Baba wangu anitende maajabu. Mana yanjye data wanjye, Mana yanjye wankoreye ibitangaza, Mana yacu ukora ibitangaza. Uri Mana ntujya uhindagurika, Mana uri umukiza abantu. Mana yanjye wowe warirahiye, uvuga yuko utazareka abawe. Muri iyi minsi ninde watugirira neza, muri iyi minsi ninde wadufasha? Ndabizi Satani ageze imbere yawe Mana, akazagusaba ngo atugosore. Mwami Mana Satani nazi wawe, akazagusaba tw'abantu bawe. Mwami Mana uzajya utwibuka, gusenga kwacu ntibigapfa ubusa, kuririmba kwacu ntibigapfa ubusa.
abantu bose mbashyize mu maboko yawe mana, abanyarwanda mbashyize mu maboko yawe mana, abarundi mbashyize mu maboko yawe mana, kongomani mbashyize mu maboko yawe mana, afurika nyishyize mu maboko yawe mana, isi yose nyishyize mu maboko yawe, isi yose nyishyize mu maboko yawe. Batu banso natsina amaboko nayo nzambe, barwande natsina amaboko nayo yawe, batuna Burundi natsina amaboko nayo njambe, ba Uganda natsina amaboko nayo yawe, Afurika natsina amaboko nayo yawe, mokirimo bimba natina amaboko nayo, mokirimo bimba natina amaboko nayo. Yewe mana we uri mana, yumva gusa, mana 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 uri mana yumva gusenga. Iyo ndirimbo madamu wanjye ntayikunda, indirimbo mfite 40 iyo ntago madamu wanjye ajya ayikunda. Mpamvu mvuze gutyo biri mu buhamya bwanjye. Najyaga buriya nkunda gitari, nkunda umuziki, ndawukunda, nkunda gitari cyane ko no gucuranga mbigerageza. Ni mu nyumve rero najyaga ncuranga gitari. Okay, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amina. Nkurikije ibintu mfite, ndamutse ngiye mu buhamya ubwabyo bumara iminsi ngahe ntabwo byakunda, ariko reka mbabwire barandirimbiye. Mukimbagize buhoro buhoro kuko ntabwo arasubira iwabo, mukimbagize. Ndamukimbagiza uko bari kumbwira ngo nimukimbagize n'abarozi barimo, ariko nabonye ko hejuru y'imbaraga z'abarozi, hejuru y'amahembe, hejuru y'ibitega, hejuru hari imbaraga z'Imana. Ubu sinjye nifuza amavuta y'abandi bantu. Najyaga njya kubwiriza, abantu bajya banga amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, barabeshya biterwa n'inkoni. Ngo amarira y'umugabo ngo atemba ajya hehe? Biterwa n'inkoni. Hari igihe umugabo ajya ati murantabare, byamukomeranye. Ni ngera ku rusengero dore ko nari perezida wa korali nyobara baririmbye 60, ndi na mwarimu w'abana, barandirimbira bati kwihangana mwagize Imana yarabibonye, inone Imana ishimwe ibahuje uko bikwiriye, naho uko bandirimbira bambaye ibyera we. Umurozi nawe ati ndakwereka, ariko mu ijoro rya mbere biremera, andi majoro yose biranga, bitwara imyaka 3. Ngo amarira y'umugabo atemba ajya hehe? Biterwa n'inkoni. Nabaga ndimo ncuranga gitari rero, nabuze ukuntu nasenga madamu wanjye, ko byabaga ngo bako naba ndi kumwe nawe, ninjya gusenga twumvikanye ko icyo numvikanye na madamu wanjye, naravuze ngo ntabwo nzi uwakuroze, ntabwo tuzi uwabikoze uwo ari we, reka tubigire ibanga dukomeze gusenga, Imana izadutabara. Ubwo byasaba ko duceceka, kandi guceceka ni byiza ko dusenga. Noneho najya gusenga byanze bikwe ndi bubivuge, hahita mfata gitari rero haririmbiye indirimbo, oh haleluya, oh haleluya, amen, haleluya. Hamanuka umuziki nkahita mvuga nzambe nanga nafuka meriyo yawe, tarana ndakonanga bihoye byakingayi, nafuka meriyo nkoro nasenga imawanayo eya epananga, ndagusabye ngo imbabazi zawe zigere ku rugo rwanjye, reba ibyaduteye utabara umuryango wanjye, arega narambagije nshaka umugisha mwami wanjye. Ntago nakomeza kuririmbira ingara, yego shyizemo akanyarwanda kugira ngo amina, haleluya. Mwanyemerera nkasoma ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe
ibyahishuriye Yohana igice ni cya 21, ibyahishuriye Yohana igice cya 21, hanyuma ibyahishuriye Yohana igice cya 21 umurongo waho wa 5 turasubiramo. Ibyahishuriye Yohana igice cya 21 n'umurongo wa 5. Mwanyemera tugasoma, dusome. Hari ijambo rivuga ngo iyicaye kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, kandi iti andika kuko ayo magambo aba yo kwizerwa n'ay'ukuri. Umurongo wa 6, kandi iti birarangiye, ni nge Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo, ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe aba umwana wanjye. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe wamfashije gusoma, nawe aba umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari rwo rupfu rwa kabiri. Imana itugire neza cyane. Turasoma kandi mu urwandiko rwa mbere rwa Petero, turasoma igice cyaho cya 2 duhere ku murongo waho wa mbere. Reka dusome. Ndabizi neza ko kubabonye ubutumire nibwira ko iyo ari yo ntego ya kino giterane, ndetse Imana ishimwe. Kadusome Petero, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 2 umurongo wa mbere. Nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amina. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndashima Imana yaduhetse batabishaka ikaduheka. Ndashima Imana ikiduhetse. Ntabwo unyumvise? Ndashima Imana ikomeza kuduheka. Yihisha njya mu rutoki biranga, imvura yaguye. Yaguye iwacu rero ntabwo nzi bari igigwi n'aha ngaha, ariko namwe hari igihe imvura igigwa narabyumvise ngo n'amazi agasenyuka. Ngira nigeze mbona imvura yaguye. Yego, umuyaga urahuha, inkuba zirakubita, amazi arasambuka, ariko ndashima Imana uko imvura yagwa kose nta mvura idahita, niyo ku bwa Nowa yarahise. Amen. Haleluya. Amen. Dusomye ijambo riratubwira ngo nuko mumere nk'abana, nk'impinja zivutse vuba. Impinja mwanyemerera nkavuga ku mwana uvutse vuba. Yego, umwana uvuze gutera ngende ndashaka kwivugira umwana uvutse bitana mu gipanga, ntabwo nari mpari mu gitegura, sinari mpari. Yego, ariko ndasenga nuko nishurirwamo ijambo rivuga ngo umwana uvutse vuba. Kuki mwafashe intego ivuga ngo umwana uvutse ryarira? Umwana uvutse vuba. Uyu mwana avutse vuba uramuheka akemera. Yego, uramuheka, noneho iyo amaze iminsi asohora amaguru. Yego, ukajya uvuga ariko emera nguheke, ati oya, akagerageza uburyo bwose abyanga, ukinyinya ngo umuheke akabyanga. Muraho ariko aha ntababivamo, ntabwo ndasoza. Nzanira hano
haleluya mumere nk'abana bavutse ryari bona bavutse ryari aha ntababikinisha by'ubu ntibyoroshye haleluya haleluya abana bavutse urabona nk'uyu mwana uyu nguyu mwabonye uyu mwana kugira ngo murebe hano murebe uyu mwana mwabonye yego naho si uyu nguyu uruhinja mwabonye haguruka mwabonye uyu mwana ntabwo murimo munyumva ikibazo nuko mutumva ndashima imana haleluya ntabwo dushimishijwe nuko twakwitwa ba runaka yego ahubwo kwitwa abana b'imana ijambo ryavuze ngo haleluya ngo iravuga ngo ninjye arufa na omega itangiriro n'iherezo unesha azaragwa byose nanjye nzaba imana ye nawe umwana wanjye fasha ryamesha umwana uvutse ryarira yego ni umwana uvutse ryari umwana uvutse ngo ni uvutse ryarira ni umwana uvutse ryari umwana uvutse namuvugaho umwana uvutse vuba haleluya uyu mwana iyo agize ikibazo ararira kuko batazi kuvuga ararira hanyuma yarira umubyeyi wamubyaye akavuga ngo uwanjye ararize ndaye gatanu murumva ko hari ibyo nzi akavuga ati uwurize ni uwanjye hakaboneka n'abandi bavuga ngo uwo mwana ni uwandi yego ariko umwana uvutse vuba yirwanaho arira agatabaza ariko nyina wamubyaye akamumenya uko niko imana ijya itegera amatwi ngo yumve abana bayo iyo batatse imana irabumva umwana uvutse vuba umva ikindi nyina ajya mu mirimo umubyeyi ajya mu ki iyo aje kureba umwana aho yamuryamishije ariho akiryamye harimo ijambo ryihishemo rivuga ngo none wowe aho imana yagusize iyo ije kukureba isanga ariho ukiri umva amakuru rero reka nivugire umwana umaze igihe umaze ryarira umwana umaze igihe imana ikurinda umwana umaze igihe umwana ugize gute umwana ugize gute uyu mwana umaze igihe ndagira ngo munyumve umwana ugize gute umwana umaze igihe aho umusize ntiwahamusanga barakubita hariya dudududududu yakumva ndombora agahita avuga ati yewe we agahita amana kuya kumva umuziki ndomboro zikaba ziramuza akagenda akawubyina ati wa mwana we kuri mubyina gutyo ati njyewe ntuzongere kumbyara ibyo ni ibyanyu bya kera by'ubuturage ubu nyine narakuze muraho ya myenda wamwambitse se imwe bambika umwana uvutse vuba wa wundi arayikoza ntashobora kuyambara iyo myenda ntabwo yambara ntiyayemera yego ubu imyenda ihenda mu Rwanda ni iy'abana niyo myenda ihenda iy'abakira kuko ujya kugura imyenda y'abana munyibukije umugore umwe birukanye umunyeshuri ku ishuri ati uzagenda uzane mama wawe aze hano kuko iyi myifatire yawe ntabwo ihagije umunyeshuri yaje mu ishuri yambaye akenda kageza akajipo kageza hanyuma baramubwira bati taha uzaza n'umubyeyi
nyina wagiye kuza rero aza yambaye, umuyobozi w'ikigo amubonye aravuga ati mwana wa ngwino mu ishuri, abwira nyina ati urabinkoze. Nari nzi ko nibura wowe nuza ibyo nakukubwira, mbonye n'ubundi ahubwo uyu mwana yaragendesheje. Ubu koko wambara gutyo muraho? Nari ndimo mvuga umwana ugize gute, umwana umaze igihe. Dufite abantu bitwa ko ari abana b'Imana ariko bagize gute, bamaze igihe. Ibindi ubundi imbere yanyu mba mbizi ko harimo abantu batatu, umwe wifuza kunyumva, undi ubizi kundusha, undi udashaka kunyumva. Ni batatu bonye. Haba harimo ubizi kukurusha, mbese uvuga uti mbese hariya yibeshye gatoya. Iyo avuga gutya kera ntabwo ariko twabivugaga, hariya arabyishe. Ndagira ngo unyumve rero, nari umugabo ntihabwa intebe, ntabwo nabuze icyo mvuga ndi imbere yanyu, cyane ko ndimo numva muri nge harimo isoko. Haleluya. Hanyuma bisaba komeza kukareba aka kana ukatagendanirako. Bisaba ko umubyeyi akomeza kugacunga akana. Ushobora kwibeshya gato ugasanga kagendaniye ko kahwereye. Ubwo rero umubyeyi amenya ko ako kana kavutse vuba, akajya akomeza kugahozaho ijisho. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo mumere nk'abana bavutse vuba. Bishatse kuvuga ngo nimumera nk'abana bavutse vuba, irajya ibasura buri kanya, imenya ibyanyu buri kanya, ihaze buri kanya, irebe niba nta ntozi zaje, irebe niba nta bimonyo byahaje. Yego, ndetse inacungire hafi. Hano hanze hari n'imbwa hanze aha, ntacunze neza imbwa zantwarira akana. Icyanteye ubwoba hepfo yavuze ngo mwemere mwubakwe nk'amabuye mazima. Umuhinzi umwe, reka mbivuge, umuhinzi umwe agenda ari ku zuba, asitara ku mabuye, arikuramo ati ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka. Yego, arikuramo avuga ati ntazaza guhinga, iri buye rikanyangiriza ikira isuka, aryigizayo. Yigimbe ko yari yambaye ibirenge, asitara ku kinonko ariko cy'izuba. Agisitaye ikinonko kitindi urusyo, ndibuye, ariko arababara. Nongo agiteruye, azamuye, aracyitegereza, ahita agicira umugani, arakibwira ati umwijito w'ikinonko kugira ngo imvura ntizagwa. Agikubita hasi ati wowe uri ikinonko. Yego, kandi ikinonko ibyacyo bigaragara imvura yaguye. Agisitaye kuzuba kiti ndi urusyo ndibuye, ndakomeye nakwereka. Aravuga ati buretse imvura izagwa. Hanyuma imvura iguye ngo aza yigengagenza, hanyuma amanutse hahandi agikandaje kiti ndi ibyondo, ndi isayo, ibyawe bizagaragara imvura yaguye. Muraho ariko Yesu aravuga ngo mwemere mwubakwe nk'amabuye. Nk'amakira, nk'amabuye ngo kandi mazima. Iyo havuzwe amabuye mpita nibuka diyama, kuko nazifasheho. Nari ngiye kujya mu buhamya, kubera ko nazifasheho narazicuruje ndazizi, nzi agaciro ka diyama rero. Yego, nimunyumve rero, Yesu we nibuye riruta diyama, kandi nimunyumve aruta zahabu, aruta amabuye yose. Nimwemere rero mwubakwe nk'amabuye mazima. Aho harimo ijambo rivuga ngo mwemere mucongwe. Mwemere mucongwe, gucongwa. Kandi ibuye bariconga bakurikije aho rizubaka. Ibuye ricongwa bakurikije aho rizagira gute, barariconga bavuga ngo ibuye tuzaryubakisha ahangaha, bakariconga. Yego, noneho uko bariconga utagira ngo riba ryishimye, bashobora gukoresha inyundo. Nta n'umufundi utagira inyundo. Yego, ariko ndashima Yesu kubera urukundo Imana idukunda, kubera urukundo Imana idukunda.
ntabwo imana ituma Yesu, ntabwo yamubwiye ngo ukoreshe inyundo, kandi Yesu yari yemeye gukoresha iki? Inyundo. Niba ari umuntu wakunaniye, warananiwe n'umuntu ugira amagambo menshi, Yesu ubundi yari kujya yitwaje kinubi, uyu muntu utumva n'amagambo ye, agahita kubita inyundo ku munwa, ntuzongere kuvuga. Niba ari muri Afurika y'Epfo hakunaniye kubera irari ry'ubusambanyi, akaza afite inyundo. Muri Afurika y'Epfo haramunaniye, agakubitaho inyundo. Ariko ndashima Yesu ugira imbabazi, niho igushaka. Reka mbyutse akana kanjye ntawamenya. Murakajwe se n'aka kana? Murabaye se kubera ko ndagira ngo munyumve? Haleluya, amen. Haleluya, amen. Ndashima Imana nubwo abantu bakubyiga, yego, bakagusunika batifuza kugera mu mugambi w'Imana, barabeshya icyo Imana yateguye kuri wowe kizasohora. Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Kandi uko umutaka wari ugutwikiye, ariko Imana igutwikira muri uyu mwaka, Imana izacishe kugira neza imbere yawe, abantu bose babibona, abanzi bose babibona mu izina rya Yesu. Nuko mumere nk'impinja zivutse. Somamo ijambo rivuga ngo niba mwarasogongeye. Muzi ko ari ijambo rivuga ngo niba mwarasogongeyeho. Umva Ikinyarwanda, niba mwarasogongeyeho. Oya, mwarasogongeyeho. Yego, hari igihe umuntu yiratana umusogongero. Umuki? Imana iramusogongeje, nta kiramuha, nta cyarabona, agahita yumva yabaye kaganga, kandi ari umusogongero. Umukira? Urugo ufite ni umusogongero, abana ufite ni umusogongero, iyo butike wiratana ni umusogongero, diporome ni umusogongero, wasogongejwe n'Imana, uravuga ngo ndiho ariko ntabwo uriho, tuzabaho. Hari umunsi tuzabaho, tubana n'Imana iteka ryose, tuzimana ingoma na Kristo imyaka ibihumbi n'ibihumbi, tuzaba turi kumwe n'Imana aho tutazapfa, aho batazaturoga, nta murozi uzabayo, nta munyabyaha uzagerayo, abakiranutsi bazabana n'Imana. None Imana iragusogongeje, umaze gusogongera, nyamara yateganyaga kuguha, kamugerageze ndebe, umusogongezeho gakeya. Nasogongera nkabona yitwaye neza, nzangenda muhereza. Ukubita akazu, ugashyiramo amakaro, ubu ni umusogongero. Ukagira abakwita bosi n'abakwita mabuja, uwo ni umusogongero. Kabura tangiye. Umva zamuwe biriya ko yawe data we, Imana ikavuga iti none ko ari umusogongero, iyo nza kumuha nkamuhaye nari kumukizwa n'iki? Niba mwarasogongejwe n'Imana, n'ubuzima ufite kuba ukiriho, nawe ni umusogongero. Kuba ugihumeka ubwabyo, wasogongejwe n'Imana kubaho. Ndagira ngo unyumve, hari umuhanzi waririmbye, araririmba ngo dukurikije zakarande na zakavukire zacu, nta burengezi n'ubutabazi twari dufite, uretse ko Yesu wacu yahagobotse, abarabo gupfa muri we aduha ubuzima, iryo nishimwe rimbuza kwiyumanganya, nshimye Yesu wishe umwaku. Nimunyumve, hariho n'uvuze uti yishe n'igini. Nimunyumve ariko, haleluya, ndagira ngo munyumve. Yesu aragusogongeje kandi ashaka kuguha, yego.
hanyuma umusogongero utumye ubaza ngo Imana ni iki, gusenga iki. Abo twaganiriye ejo hanzeho message ivuga ngo agakiza kagira amabwiriza. Kagira iki? Wagize ngo se aya si amabwiriza, si amabwiriza y'umwana siko bigenda. Umwana baramuryamisha bagakomeza kuza kumusura, yego umwana buriya nabyo ni amabwiriza. Mwanyumvise? Agakiza kagira iki rero? Amabwiriza. Ndagira ngo munyumve. Umunsi nakiriyeho Yesu si wo munsi Yesu yageze iwacu, ahubwo Yesu yaje kera atinda arambagiza ashaka umuntu umeze nkawe, ashaka umuntu umeze nkanjye. Hanyuma ndashima Yesu wakubonye, ndashima Yesu wagufasha. Nta wundi wari kugushobora. Hano abahungu bararirimbye, njyewe abantu barimo baririmba ngenda nshishamo ijisho, ndavuga inti Imana ishimwe kwibafasha bakaba bari hano mu muziki, ukuramo agashyiramo ingoma mukareba kugaruka. Muranyumvise ibyo mvuze? Dukubita umuziki tugahindura, yego, ariko witegereje aba bantu babyina hano, abangaba uko tubyina muraho baririmbye, ibi ntidushobora kurusha abepfiriye barabyina. Narimvuze ngo abiyo ngiyo bo barabyina bakaturusha, baranabyina bakabyina ibiterane byabo ntabwo bemeze nk'ibingibi byacu. Baranabyina neza, ibaza abantu babyina bakabyina bavuga n'amazina y'inzoga, bakabyinira inzoga, bakabyinira amacupa, bakabyina gusa kandi bakavuga bati ni sawa. Umuntu umwe arambwira ati Papa Boringo ni karame, uzi impamvu nta baterankunga ugira? Nte waririmba ngo kirazira, ninde wagutera inkunga? Nti ati waririmba mucuguse mukubite mukura amenyo urebe ukuntu shaka indirimbo yindi uririmba murume, yego murume mukuraho ugutwigira gute, mukurura amabere urebe ukuntu abantu ugira abantu benshi cyane. Muraho ariko ndagira ngo munyumve, nubwo isi itatwemera, impamvu nuko tutarabayo, impamvu isi itadukunda nuko turimo turabashyitsi. Ibyo twatunga byose hatarimo kubaha Imana nta mumaro. Niyo mpamvu iki giterane mugitegura ntago mwebwe mwari muzi cyane ikintu Imana ishaka, kwari ukugira ngo buri muntu wese uri aha ngaha abazwe n'Imana ngo aho nagushyize. Kandi mbajije abantu bose bari aha ngaha bafite amazina ya kabiri, ni ba Jean Baptiste, ni ba Jani, ni munyumve rero. Njya muri Nibature ahantu hamwe, ngiye muri Nibature mpura n'umupfumu bita Mariya. Umupfumu witwa Mariya, umupfumu bita nde? Mariya. Arambwira ati rwose umereye nabi, wagiye ugerageza nibura ugakererwa muri Nibature. Ngo ngerageza nkererwe, ndavuga se ngenza nka sangahe? Ati ugize nka saa 12 nibura. Ati kuko iyo hageze saa 10 ati byanjye biranga, noneho nkajya mbyuka saa 9. Mana uri Imana yewe data, mbona namaze kumenya ko bikora. Burya gusenga birakora, yego gusenga birakora, ni musenge n'ibyari byanze bizemera. Umupfumu ati iyo hageze ati neza biranga, kuko yaratuye hafi y'urusengero, atuye fa y'urusengero. Umupfumu ata twabanaga no mu Kimini, baza umuntu ubanaga mu Kimina n'umupfumu. Umupfumu amubwira nti aya mafaranga se yo baguhaye, ariko wagiye umbabarira ibyo bapfu ntibirirwa n'abapfumu, ntubuharaye wariye. Umupfumu witwa Mariya indera wabatijwe, yego, akanakomezwa yitwa nde? Mariya. Hanyuma akaba ari umupfumu. Harimo ijambo ryihishamo ngo wowe urinde, witwa nde? Ko
wa mwana uvutse vuba yego aho namuryamishije sinjye wahamukuye, none aho washyizwe n'Imana wahakuwe nande? Ijambo ryavuze ngo mumere nk'impinja zivutse. Umwana umaze iminsi, umaze igihe, umaze musanga se kizamukubwira, arakubwira ngo ntago ushinzwe, ntago ushinzwe. Kuvuga uti wa mwana we wakwisubiyeho, agahita akubwira ngo ujye ureba ibyawe, ibyanjye ntibikureba. Ntatinya kukubwira ngo ntuzongere kumbyara. Uwo ni umwana umaze igihe. Uyu mwana umaze igihe yambara uko ashaka, ajya n'aho ashaka. Umva ikibazo, umwana uvutse vuba ahabwa n'inyunganirabere cyangwa se yego imfashabere, bakajya bamuhereza, yakira, arya ibyo bamuhaye. Ariko umaze iminsi arasohoka, iyo ahuye n'umusururu, yahura n'amata, yahura n'itabi, yahura na siriduwiri, hariho n'ibyaje byita ngo niba ari dunda ubwonko, nabyo agakubitamo, agahura n'urwagwa agakubitamo. Uwo numaze iminsi, ubundi mugahita muhura ameze nk'uwo nahuye nawe mu muryango w'iwacu. Nari mvuye mu isoko ry'ahantu bita Yaramba, ngiye mpura n'umusazi bita Banegura ari kwiruka. Umusazi arimo yiruka, aravuga ati ndapfuye mbonye umusazi. Umusazi aravuga ngo ndapfuye mbonye umusazi. Mpita mpereza abana amafaranga 300 ntimundebere aya matungo, hanyuma njye kureba uyu musazi. Umusazi ari guhunga, ngeze haraguru usanga Bayavuge bo mu muryango w'iwacu ahagaze ku giti cy'avoka, arimo akireba ati Mariya mushenzi. Mariya akubita umutwe igiti ngo ari gukubita umugore we. Mariya kingura Mariya, arimo akubita igiti. Ndahaga nditegereza, umusazi ngo yamugezeho amubonye, avuga ati uyu musazi we ukubita avoka. Mpita mpamagara murumuna we bita Niyonsaba, niwe wayoboraga umudugudu, ntingwinure byabaye. Ahageze asanga ari gukuramo imyenda, asunikisha avoka ikibuno, ati igirayo mushenzi, igirayo ndyame. Akuramo imyenda, dukubita abana bose tubigizayo. Aryama uruhande rw'igiti cy'avoka, ngo ubwo ngo aryamanye n'umugore, ati igirayo mushenzi Mariya, igirayo. Mariya turamuhamagara, araza, arebye ingume bari gukubita avoka bavuga ngo ni Mariya, aravuga ati Mana we uhabwa icyubahiro we, ziriya ngume zose ninjye ziba ziri gukubitwa we. Ati Mana, ajya akomeza kubita ibiti ntakageza kunkubita. Bayavuge igihe kiragera ngo twamusutseho amazi zigabanyutse, akangutse abonye ahantu hari, avuga ntushobora kwihana. Ati ngiye kugerageza. Mu minsi mike turahura, arambwira ati njyewe uko byagenda kose noneho nemeye gukizwa. Ntiyego. Atariko ntago nzazi wanyu. Uzajya hehe? Nyine nawe urabizi wanyu ikibazo cyo kunywa, ibindi byose nabyemera, ariko ikibazo cyo kunywa nyine cyo ntago cyakunda. Nyine hari ahantu nzajya ho barabyoroshya, tunywa gakeya, tugatunywa gakeya, ariko nabyo urumva nta kibazo, nibura ntago nzajya nsinda kwa kundi, ndajya nywa gakeya. Se Bayavuge gakeya uzagashobora? Ati nyine nzaye ngerageza nywe gake. Tuba turahuye, ati uziko mfite ubukwe. Nikagira inkuru rero, nese ubukwe bwawe nande? Ati na Mariya. Umujye gusezerana, ati igihe cyo kumusezeranya Bayavuge abanyweye urumogi. Aramubwira ati rero isubireho, wenda gakeya ko twabyihanganira, ariko ikibazo ni ukunywa n'itabi ry'urumogi. Bamuhagarikiye gusezerana, amfita iby'ubukwe bwe birahagarara. Nimunyumve, umva umuryango mvukamo, wumvisha ahantu mvuka, wumvisha aho mvuka, mu bantu bameze gutyo. Ariko ndashima Imana, njye nanganye na Boringo nikorera itabi ndikura Uganda. Nimunyumve,
nikorana akanyanga. Ariko hari uwigeze kumbwira, arambwira ngo umwana ngo naramwishe kuko ngo namushyize ngo mu by'Imana. Yego, ndashima Imana ko iyo umwana umutoje inzira ashobora kurinda asaza akigenderamo. Iyo abari njye utoza abana, nahera ku bana bose nkagenda mbibashyiramo. Ariko ni mu nyumva, Boringo afite mukuru we. Boringo yiga mu wa 6. Mukuru we nawe urusha Boringo imyaka 3, nawe ari mu wa 6 primaire. Ntibiga ku bigo bimwe, ariko bose bari mu wa 6. Ubwo nanze kuvuga amanota ya Boringo, twumvikanye ko tutajya tuyavuga. Yarambujije ngo ntukajye uyavuga. Ntabwo ari uko ari umuswa, ahubwo impamvu yambujije no kubera abatekinisiye. Ndetse ntabwo uzi ko mu minsi yashize twakuye ubwenge ahantu bari babujyanye. Ndashima Imana igarura ubwenge bw'abana. Ndashima Imana igarura ubwenge bw'abana. Umva uko murimo mundeba. Ubu hano ntabwo ari we wenyine. Nge nagiye kubwiriza ndi kumwe n'abantu mwivuga butumwa. Umuntu twari turi kumwe gutya, uwo twari kumwe ngo agiye kubwiriza, agiye gusoma, abona impapuro zabaye umweru. Impapuro zose zabaye ikira. Muzanira Bibiliya yanjye ni ngaho soma. Arambwira ati nayo ni umweru. Impapuro zose zabaye iki? Zabaye ikirata. Umushumba ati none ko mbona bigenze gutya mu rusengero, mu giterane, ni ikihe cyizere murampa yuko biragenda neza? Uwo twari twajyanye aravuga ati mu giterane Papa Boringo niwe uri bwigishe. Mbwira wari uyoboye gahunda, amubwira ngo uramenye mu giterane utavuga yuko ndi bwigishe, wowe unyakire nk'umuhanzi gusa, ubundi ndahita ndasa nk'umuhanga. Hanyuma banyakira ngo ngiye kuririmba, mpita nkubitaho indirimbo 3, soreza kuri ya yindi ivuga ngo ibikubuza gusenga Imana ibikubite, ibirwanya ubugingo ayiwe nkubitira igini Imana. Nyisorejeho mpita nzamura ijambo, nkirivuga mpamagara abantu bihana, abantu baraza bagitangira gupfukama. Umuntu azagendera mu kirere. Hari ahantu hano mu Rwanda hari abarozi, babandi mubona, babandi babirirwa babyina bagira gute, bara ntago ari abarozi. Ibaza umurozi yaje agendera mu kirere, anyura hejuru y'imisozi, ni hano mu Rwanda. Aza agendera mu kirere, aza uruhande rwanjye agiye kunkubita. Boringo n'undi muntu wari uyoboye baratokesha. Yego, ako kanya barafashwe, arabangwa nimundeke ngo cyandanye ndakizi. Abantu bari baraho bose, uwaje gupfukama ari umusambanyi atangira guhebewa. Bamwe atangira kuvuga nk'ingurube. Ibibazo biravutse. Wa muntu tuba turamufashe, bamujyana ku ruhande kumusengera ukwe. Hanyuma abandi bari hahandi nabo turwanya urugamba rwo kubasengera, nuko Imana yo kabyarira bakiza. Izina ry'Imana riramamara. Ndagira ngo munyumve rero, hari igihe kenshi wifata gutyo ukagira ngo Imana yarakubuze. Ntabwo Imana yakubuze. Ntabwo Imana yakubuze, ahubwo uyu munsi irimo kugaruza umwuka w'ubugwaneza. Mwemere mwubakwe nk'amabuye mazima. Yego, mu binzu y'umwuka wera. Niyihe mpamvu Imana yavuze ngo mwubakwe nk'amabuye kandi mutari amabuye? Nuko ibuye ryose aho urishize naryo ntabwo ibuye ryahikura, rirahaguma. Ariko wowe wavuye aho Imana yagushyize. Ndashima Imana ko uri imbere yayo. Ubwo uri imbere y'Imana uyibwire ngo Mana nsubiza mu mwanya, nsubiza mu mwanya nahozemo. Ndagira ngo ubwire Imana igusubize mu mwanya, kandi yiteguye kubabarira umuntu wese uyisaba gusubira mu mwanya. Haleluya.
imana ikunsubirize mu mwanya. Uzi kugira ngo uheke umwana, kumushyira mu mugongo kwa kundi umuheke, akuramo amaguru, yego, ugakubita reka da umwana, yego, akigira ishyano ryose. Ariko imana iravuga ngo mwere kuba nk'abo bana bamenyereye, ahubwo mube nk'abana bavutse vuba, mwitware nk'abana bavutse vuba. Eyari hano Cyangugu katedrali, Uwiteka Imana babonye asanga mukifuza kuba abana. Ibyo nanjye mbishimiye Imana, mbishimiye Imana yo kubwayo ariyo yabonye mukifuza kuba abana. Nimuyikomera amashyi kubw'ibyo. Imana ibonye mukifuza kuba abana, iravuga ngo reka mbagire inama bamenye neza, batandukane n'abana bamaze iminsi, abamenyereye, abatakinyitwaraho neza, ahubwo bamere nk'abana bavutse vuba. Ngo bifuze amata y'umwuka adafunguye, bifuze ijambo, yego, baryifuze barikunde. Ndagira ngo munyumve, Imana yaraguhamagaye. Ndashima Imana ko ubu ngize umugisha wo kuvugira imbere yawe. Uwiteka Imana amfashe, ntuzibagirwe ko nahagaze imbere yawe. Amafoto yose wabonye nshyira umutaka mpeka umwana, uzajye wibuka ko umunsi wavuye mu mugongo w'Imana ukajya hasi, umenye ko uwo munsi akabe kazaba kashobotse. Jya utakambira Imana buri munsi, uyibwire ngo Mana, ese ko bigeze nimugoroba ndacyari mu mugongo wawe? Amagambo navuze ntiyankuye mu mugongo wawe? Imyitwarire yanjye ntiyankuye mu mugongo wawe? Imana ishaka yuko uba mu mugongo wayo. Niyo mpamvu ijambo ryavuze twasomye mu Byahishuwe, ryavuze ngo kandi iti ninjye Arufa nkaba Omega. Bivuga ngo ninjye tangiriro nkaba n'iherezo. Bivuga ngo ninjye uguhetse, yego, ni nanjye uzi aho nzakugeza. Ibigutegera mu nzira ntabwo bizi umugambi wanjye kuri wowe. Kaninginga umubyeyi aze hano, wino hano. Ndagira ngo murebe hano. Yesu nashimwe. Muri kunyitegereza? Murebe hano ariko. Haleluya. Uyu yitwa Anasiyata, yego. Iyo Imana ivuganye na Anasiyata, nihabwa icyubahiro Imana. Ivugana nawe, ariko Anasiyata ntabwo ayibona, ntabwo abona Imana, ariko iravuga. Anasiyata iyo arimo agenda, utagenda mukobwa, iyo arimo agenda ntabwo abona Imana, ariko imbere ye hari Imana. Ibimuhiga byose bikagambira bikavuga ngo Anasiyata tuzamubabaza, yego, tuzamuriza, bakavuga ibyo bazamukorera byose. Anasiyata arimo agenda, ibyo atabonye Imana iri imbere ye ikabibona, ikavugana nabyo, ikavugana n'ibiri imbere ye, ikabibwira ngo muveho ntambuke, kuko nta bihagarara imbere y'Imana. Bikava imbere ya Anasiyata, bikava imbere y'Imana bizi ko birategereza Anasiyata, hanyuma byava imbere y'Imana. Ndagira ngo murebe hano, bikava imbere y'Imana, yego, bigasigara bitegereza Anasiyata. Naho abakurikiranye neza, Anasiyata atambuka ubwo Imana yanyuragaho. Anasiyata ari mu mugongo wayo.
nubana n'Imana nk'umwana uvutse vuba, ukabana n'Imana nk'umwana uvutse vuba, bazakuroga, bazashyira imitego mu nzira, hanyuma Imana nihagera itambuka bive mu nzira, bisigara bigutegereje bigira ngo uri buze nyuma. Hanyuma haleluya, uko niko bucya bukira. Anasi yatajya kwiyicarira, uko niko bucya bukira. Imana yabanye nawe, yagiye ikurinda, yavuze ngo emera umere nk'umwana uvutse vuba. Hanyuma numva ijwi ry'Imana rivugana nanjye, rirambwira ngo nimbabwire ngo nimubeho. Niko numvishe ijwi ry'Imana rimbwira ngo nimubeho, ndimo numva rimbwira ngo nimugire ubuzima. Ndimo numva Imana ivugana nanjye ngo nimugire ubuzima. Ubuzima Imana itanga. Ndimo numva umwuka w'Imana nzaca nambwira nimugire ubuzima bw'umwana, nimugire ubuzima bw'umwana muzima, nimugire ubuzima bw'umwana muzima, nimugire ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Komera Imana amashyi, Imana ishimwe. Wari umeze nk'uwapfuye ariko imyitwarire yawe neza neza wasaga nk'uwapfuye, ariko ndimo numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo iki giterane havuyemo amazi aguhembura. Muri iki giterane havuyemo guhembuka. Niwemera ukumvira, ubugingo bwawe burahembuka. Niwemera ukumvira, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe. Naho abandi bose babireka, naho abandi bose babireka, ndagira ngo nibura haboneka umuntu umwe wumva iyi mbuzi Imana ivuze. Imana iravuze ngo emera ugende nk'umwana muzima. Yego, umere nk'umwana uvutse vuba, utongera kumenyera Imana. Baririmbye nuko nguko. Imana ishaka yuko mumera nk'abana bavutse vuba. Imana ihabwa icyubahiro. Ndimo numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo nimugire ubwenge, nimugire Imana ishaka yuko mugira ubwenge. Kandi reka ngutangaze itangazo. Nasomye ijambo mu Migani igice cya 27 umurongo wa 21, harambwira ngo mwana wanjye gira ubwenge, unezeze umutima wanjye, kugira ngo mbone uko nsubiza untutse. Barango nta murengezi ufite, ariko dopaya Imana ivuganye nawe, Imana ivuganye nawe ngo agira umutima w'ubwenge, ugira umutima uyinezeza, kugira ngo Imana ibasubize. Ndafashijwe. Goliyati asuzugura Abisiraheli, arabatuka. Yego, arabatuka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nuko Imana itegura igisubizo yasubiza abatutse Abisiraheli. Ihagurutsa Dawidi ajya ku rugamba. Umwana noneho umva umwana rata ajya ku rugamba, ari ku mwana. Agaze ku rugamba afata ibuye ashyira mu muhumetso, arazunguza, ari imbere ya Goliyati. Uko arimo azunguza, Goliyati wari warize intambara, abonye arimo azunguza, aravuga ati wa mwana we wanteranye inkoni ugira ngo ndimbwa? Aramubwira ati nge ntabwo nkwise imbwa, ahubwo nkuteye mu izina ry'Uwiteka, Imana ya Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi nasomye Bibiliya, ndebye komantere biblike ivuga kuri Goliyati. Uburebure bwe bwari metero 6, ubugari ari metero 2. Ibaza none kubana umuntu ungana nkanjye, none kandi Dawidi ntihangara nkanjye ngo yari umusore w'umugenda imyaka 10 n'ingahe, none ahagara imbere ya Goliyati ari mazunguza. Goliyati ati abwira umutwazi ingabo ngo igire ndebe kare yakana, arimo arakita kana naho kari kumwe n'Uwiteka, arimo arakita kana naho n'akana Imana ihetse, arimo arakita kana ntabwo yaje ari wenyine. uwo mwana ari kumwe n'Imana. Aravuga ngo Imana wasuzugurira kungabiza, afata umuhumetso arazunguza. Umuhumetso murawuzi cyangwa ndi kuvuga ibintu bishwe? Gize umugisha. Umuhumetso nanangwe afata uwo muhumetso muzi, yego, ashyiramo ibuye, arazunguza, agiye kurekura, ijwi riramubwira ngo komeza uzunguze, komeza.
arakomeza arazunguza, ijwi riti komeza ugira gute uzunguze. Arazunguza agiye kurekeraho, ijwi riti komeza uzunguze, n'ibyari byanze bizemera. Arazunguza kugeza ubwo Goliyati kuzunguza byonyine ataratera ibuye. Dawidi arazunguza ataratera ibuye. Goliyati atangira kwibaza iyi ntwaro mu bintu nize ko batabinyigishije. None se iriya nayibaho? Iriya yo kuzunguza nayigira gutera? Naho n'umwana watojwe n'Uwiteka. Dawidi n'umwana watojwe n'Uwiteka. Ijambo ryambwiye ngo nuko Imana irivugira ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Arimo azunguza, Goliyati ubwabo buramwica. Agera ubwo avuga ati byumvikana, yari yambaye ingofero y'ibyuma, aha hagati hari aho hafunze nyine aho bihurira, ngo atangira gusa n'uregezaho gatoya kubera icyunzwe. Arimo aregeza, uko ategura umutwe azamuka ati c'est pas possible, ntabwo mbyumva, iyi ntwaro ni ya hehe, ntabwo bishoboka. Naho amahirwe ya Dawidi ni umutwe wa Goliyati. Umuntu ufite igituza cya metero 2, ubwo urumva umutwe we warangana gute? Umutwe wari utagiriye sipika iri hariya, kuko igituza cya metero 2, urumva umutwe wari uriho uko wanganaga. Bishatse kuvuga ngo amahirwe yawe, ubunini bw'ibigeragezo ufite niyo mahirwe yawe. Ubunini bw'ibigeragezo ufite niyo mahirwe yawe. Kuko uyu munsi impamvu waje ahangaha hari icyo ushaka. Imana iguha icyo ushaka. Imana iguha icyo ushaka, uhura n'igisubizo cyawe. Imana iguha icyo ushaka, waba unyumva aho waba uri hano hafi, waba uri kure, aho waba uri hose, waba uri munyumva none ahangaha, Imana iguha icyo ushaka. Ni ku ijambo rivuga ngo niba warasogongeye ukamenya ko Imana igira neza, ubuzima ufite ni umusogongero. Hari abandi bari mu bitaro iyi saha, baryamye bari ahantu bavuga batayiwe batazi ko buri buke, none Imana iragusogongeje. Hari n'abandi bambwiye ngo bateye imbere, ngo urabyumva nyine tuba dufite akazi kenshi, ngo ntabwo ngo twajya tuboneka. Ubure muri niba ture, ubure mu yo kumanywa, ubure no mu ya nijoro, umere nk'umuntu nasuye arambwa ati tuba turi kwihuta, reka dusenge. Yesu abyeze, amen. Inti sinagiye gusenga, Yesu abyeze, amen. Ibi nkaba ntabirya, Yesu abyeze, amen. Ati tuba twihuta tuba twihuta, Yesu abyeze, amen. Yewe data we, unanirwe gusenga niba ture, ubure mu yo kumanywa, ubure no mu ya nijoro, no kujya kurya nabwo Imana ibiguhaye uvuga ngo Yesu abyeze, amen. Imana imfasha nibura uyu munsi ujye utekereza neza, wibaza impamvu z'urugendo. Ntabwo muri bunseka mbivuge, njyewe amateraniro yose mbayemo niga byinshi nkigiramo byinshi. N'ubu hari ibyo nize, no mu materaniro ya mbere hari ibyo nize, mu gitondo hari ibyo nize, n'ubu kandi ndimo niga. Mutagira ngo ndi kuvuga mbwira mwebwe gusa, hari icyo ndimo nunguka. Kandi namenye amakuru ko igihe cyose twateranye haba haje marayika uvuye ku Mana ukurikirana amateraniro, hakaza na dayimoni woherejwe nawe akaza mu materaniro. Duterana bose bari kurebana uko baraziranye. Umwe avuga ati uyu munsi urahomba, ndati nawe urahomba, si impomba. Babahanganye ubu hano barahanganye, twe ntabwo tubizi, ariko marayika avuye ku Mana ubahanganye na marayika avuye ikuzimu. Ni mu nyumve rero, mpagaze ahangaha
ndimo mvuga imana, ushobora kuva mu gitondo utigeze ubona imana, ariko nagira ngo wumve icyo imana irimo ivuga none aha ngaha. Imana iravuze ngo zuka, hembuka, ibihe byawe byiza bigaruke, wongere ugire ibihe byiza. Ndagira ngo unyumve, kuririmba bigaruke, indirimbo zo mu gitabo zize, amakorasi aze, wongere wumva indirimbo iwawe, ahasigaye hari urusaku ruhakurwe, haza ibyishimo. Wongere wumve icyanga cy'amasengesho, wongere wumve ubwiza bw'Imana, wongere muri repetisiyo, muri repetisiyo, muri gutegeka ku materaniro ku cyumweru, muri kurepeta, mujye muhita mugira ubwoba ngo ejo tuzahagarara imbere y'abantu. Abo tuzahagarara imbere bazaba bameze bate? Twebwe turi bande bazahagarara imbere yabo? Mutangire mutinye, kuko ijambo rivuga mukore Uwiteka Imana mutinya, munezerwa muhinda umushyitsi. Iyo aba ari akamenyero ntabwo nagasenze, ariko Imana ivuga rero ngiye guhaguruka, irambwira ngo ugiye i Rusizi, ariko n'urugendo rw'umugisha, uzahagirira umugisha. Dukora igiterane, niyo mpamvu uryo nirwanyeho, ndavuga intereka mvuge hakiri kare da, ntagakiza kagira amabwiriza kugira ngo ndebe ko nabona umugisha. Iri joro ndimo nsenga, irambwira ati humura, humura, umugisha urahari. Ndashima Imana ko muri umugisha Imana impaye, muri umugisha Imana izanye, wabaye umugisha ku buzima bwanjye. Imana ishimwe. Umva ikintu Imana ivuganye nawe rero, hembuka, ongera ubuzima. Hari amajwi yaguteye ubwoba, ndetse nawe ubwawe ukumva birangiye. Hari n'ayakubise kandi aravuga ngo ntazahava. Neza bisa nkaho byarangije ubuzima bwawe. Kwiheba biragufata ku buryo havuze nk'ijwi bikavuga ngo birarangiye, wahita uvuga uti ndarimbutse. Ariko ndashima Imana ko nta kurimbuka kuri imbere yawe. Ntabwo nahagaze aha ngo murimbuke, ntabwo nahagurutse n'umwana, ntabwo twahagurutse na bagenzi banjye bafashe urugendo naho bitewe n'akazi, ntabwo twari kugira ngo haboneke umuntu urimbuka. Ahubwo ndimo menye neza ikintu Imana ishaka. Iravuze ngo zuka, zuka. Kugira gute rata? Kuzuka. Iyo havuze kuzuka haba hariho gupfa, haba hariho kugira gute? Gupfa. Ariko Imana ikazana ubuzima muri wowe. Bivuga ngo iyo havuze kuzuka hari ubuzima nibizanye. Imana ikumpera ubwo buzima, akira ubwo buzima, akira ubwo buzima, akira ubwo buzima. Nibutse ihamagara Lazaro, nibutse Yesu ahamagara Lazaro, aramuhamagara. Lazaro yarapfuye, Imana imuhamagaye. Yesu ahamagaye Lazaro, Lazaro aramwumva. Ndagira ngo none aha ngaha ahatari amatwi, Imana ihatera amatwi. Umva ukuntu Imana ivuze, iravuze ngo zuka, zuka mu buryo bw'umwuka. Ongera uzuke, wongere uhaguruke, wumve intsinzi, wumve kunesha. Hari ibintu byakuneshaga, ariko Imana ishaka yuko ubinesha. Hari ibyaha byakuneshaga, ariko Imana ishaka yuko unesha. Ndayikunze Imana, inyura mu bashumba, ikanyura mu bashumba ba hano, bagatekereza ngo mumere nk'impinja zivutse vuba. Imana inteye ubwoba, ntabwo ari mwe gusa, nanjye nuko ibishaka. Ishaka ko nanjye mba nk'umwana uvutse vuba, nkaba ndi mu mugongo wayo. Umwana uri mu mugongo, umwana uhetswe. Umwana ugize gute? Uhetswe mu mugongo. Uhetswe hehe? Uhetswe hehe? Haleluya, haleluya. Umwana uhetswe hehe? Uwo mwana wamuhaye nyirawo, uwo mwana muhe mama we. Haleluya. Umwana uhetswe hehe? Uyu mwana yahetswe muhe mama we nyine. Bino hano shaka mama w'uwo mwana ari hehe? Haleluya. Sina mama munyu.
haleluya. Uyu mwana ibyo turimo ntibimureba, akubita ijisho gusa akavuga ati mpfa kuba ndi kubona umuntu nzi. Kandi uyu mwana hanyuma se ibintu by'uyu mwana byose wabizanye hano? Oya. Ntabwo umubyeyi afata ibintu by'umwana byose n'ibyo amuteganyiriza byose, ntabwo agenda abibwira rubanda, ntabwo agenda abibwira, bitewe n'ahageze aravuga ati uyu mwana reka mwambike, kandi aziga, kandi azakomera, agategurira umwana. Uyu arambwiye ngo hari ibindi by'uyu mwana biri mu rugo, hari ibindi by'uyu mwana biri hehe, bishatse kuvuga yuko ugendere, bishatse kuvuga ko hari ibindi Imana idufitiye tutazi, ariko Imana yateguye tuzakira. Kugira ngo tubyakire nuko twitwara neza, kugira ngo wakire ibintu Imana igufitiye. Reka mbabwire, ndimo mbona message z'abantu hano, yego numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo naho ugeze niyo, ngo ntugire ubwo bizakugeza n'ahandi. Wanyumvise we wambaye karuvati y'umukara, haguruka wumve. Ijwi ry'Imana rirambwiye ngo aho ugeze niyo, ubu mwuka ari kumwe nkubwire ngo itware neza. Aho ugeze niyo, ngo niyo izakugeza n'ahandi. Ntabwo munyumvise we? Aho ugeze ni Imana, yego, ngo ni nayo izakugeza n'ahandi. Naho bahekenye amenyo izakugeza ahandi, naho basiba amayira Imana izayasibura, naho bacukura imva Imana izazisiba. Ndimo numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo acira umugisha, yego, acira umugisha wo guheka, acira umugisha. Yewe data we, papa baringwa ndapfuye noneho, ayiwe data we, karama gloria, ya irahangaha Imana, ndashima Imana irahangaha, ndashima Imana ihari rata, haleluya haleluya. Ijwi ririmo rirambwira ngo birabaye, ngo birabaye, iki giterane turimo. Aha, mwampaye amazi ko ngize inyota, mpamazi we, mpamazi we, yapfundura we, igira hano hafi, igira hano hafi, karame wakabyara we, haleluya haleluya. Mwami Yesu Kristo, ndagushimye kuri Imana y'imbaraga, ndagushimye ko iki giterane uravuze ngo tuzuke. Aya mazi ndayasengeye ahindutse amaraso ya Yesu, aya mazi nakora umurimo mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye uyu munsi bidasanzwe, hindura ubuzima, hindura amateka, imigambi y'abakonikoni burizwamo, icyubahiro cyawe kigaragare mu izina rya Yesu Kristo. Nyine mugende munywe hanyuma munabyara. Amina, amina, haleluya haleluya. Umva ukuntu Imana ivuganye nanjye kuri iyo ntebe wowe wicaye aho ngaho, wirebe inyuma ariko haguruka, haguruka. Ntabwo ari wowe mama n'uyu mugabo, haguruka wa mugabo, wumva ukuntu Imana ivuganye nanjye. Muri iteraniro Imana irambwiye ngo uri umugisha, kandi muri iteraniro hari ikintu Imana ikoze. Umva ikintu Imana ikoze, ngiye kubona mbona konvoye, mbona ufashwe na polisi, mbona barimo bakujyana, mbona uwambaye ibyera aramanutse ahagarara uruhande rwawe. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana ikuye akagambane ku buzima bwawe, nta gufungwa, nta gereza ihari. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Wari urenganijwe ariko Imana irabyanze, kuko Imana ivuze ngo rubeho. Imana ihabwe icyubahiro, mukomere Imana amashyi none. Imana ishimwe, haleluya haleluya haleluya. Imana ishimwe, iratuzi,
izina amazina yacu iratuzi, izina amazina yacu. Umva ikindi Imana imbwiye, umva ikindi Imana imbwiye, wowe cyumve. Numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo ntabwo uzashyirwa hasi nk'uko babitekereza, ntabwo uzashyirwa hasi nk'uko babitekereza, ahubwo Imana ngo izagenda ikuzamura, izagenda ikuzamura, igenda ikuzamura, igenda ikuzamura, igenda ikuzamura, hinduka. Imana igenda ikuzamura izina rya Yesu Kristo. Umva ukuntu umwuka mbwi ngo ntabwo uzasabiriza. Nihabwe icyubahiro Imana, yikomera amashyi none mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yihereza icyubahiro nanone. Yego yego rata Mana, ndashima Uwiteka, narinzi ko hano bitahaba. Umva ukuntu Imana imbwiye, Imana iramwe ngo hari ingo eshatu zubatswe n'Uwiteka. Imana yubatse, yewe data we, Imana yubatse ingo none ahangaha. Hari ingo Imana yubatse. Wararize urarira, nta muntu wabibwiye, ariko urugo rw'ahantu rwari rugeze ni mu marembera, ariko Imana ishobora byose iravuze ngo yubatse urugo rwawe. Urugo Imana yarwubatse, yubatse urugo rwawe, yubatse urugo rwawe. Wumvaga waruta, uza aho rugeze. Karame karame rata Yesu we, ndagushimye kugira ibanga. Yego rata, yego rata mubyeyi mwiza. Wumvaga waruta. Yego rata, karame rata, karame nanone rata Yesu. Yego rata, yego yego yego. Ndashima Imana itaduteza rubanda. Iraha ngaho iyo Mana iravuze ngo yubatse urugo, yanze agasuzuguro, yubatse urugo. Uko niko guhembuka. Ubwo nibwo buzima, ubwo nibwo buzima. Mana ishimwe. Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo dusenge. N'iby'ubwana nabijemo, hajemo iby'ubwana, mwihangane, n'iby'ubwana byari bijemo, nibura n'iby'ubwana byari bijemo. Yego rata Yesu we, uri intwari. Ndashima Imana ireba. Ndahangaha Imana ireba iwawe, ndahangaha Imana ireba iwawe. Imana nigera mu rugo rwawe, nigera mu rucuruzo rwawe, nigera mu kazi kawe, nigerayo rata, Imana igerayo. Ngo uretse ngewe wakwemeye, undi wakwemera ninde? Ibaze. Ngo uretse ngewe wakwemeye, ngo undi wakwemera ninde? Aka mukamenya guhorera mu rusengero, zajya mu ijuru kureba bariyo. Iryo ni irya Kamonyi, naho iry'Imana ryo abadakundana ntago bazarijyamo. Iry'Imana rizabamo abantu bakundana. Ibaze nk'umama Boringo ansuzuguye, hanyuma akansuzuguza na Boringo. Kiroroshye ugasuzugurwa, hanyuma n'abana bakagusuzugura. Nihabwe icyubahiro Imana, nishyirwe hejuru. Ndagira ngo dusenge. Kuba umwana uvutse vuba, yego, umwana uvutse baryamisha ahantu, yego,
bakajya mu byo bajyamo mu mirimo bakora, bagaruka bagasanga umwana akiharyamye. Ariho Imana yakubajije ngo mbese aho yagusize niho ukiri? Harimo irindi jambo ry'ubwenge rivuga ngo subira mu mwanya wahozemo. Subira mu mwanya. Kuririmba byari ingabire yawe, gusenga nabyo ari ingabire yawe, kwera imbuto nabyo ari ingabire yawe, gusura abarwayi ari ibyawe, gufasha abakene ari ibyawe. None uyu munsi ko batabivuze, ko batavuze ngo tuzasura abarwayi, ubwo nyine ndetse ko batabivuze, uzakora ibyo bavuze gusa. Nuramuka utegereje kuzabwirwa n'abantu, uzahembwa n'abantu. Ariko niba ukora ugira ngo uzahembwe n'Imana, jya wumva icyo Imana ivuze n'umutima ukigenzure, hanyuma ari cyo ukora bizatuma wikiza, kandi n'abakumva nabo bazakira. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusenge. Isengesho senga ni ukubwira Imana ngo Mana ndemeye, shyira mu bana bawe. Noneho ndemeye, shyira mu bana bawe. Icyo nicyo cya mbere tugiye gusengera. Noneho ndemeye, shyira mu bana bawe. Imana ubwayo niyo yagushyira mu bana bayo. Dufite ibitabo twanditsemo by'amatorero, baratwandika rwose pe mu bitabo, ariko ushobora kuba mu gitabo cy'idini, mu gitabo cy'Imana utarimo. Kuko igitabo cy'idini twe tureba uko uhagaze, ariko igitabo cy'Imana yandika mu wayo, Imana ireba mu mutima. Imana ireba hehe? Ubu ndahangaha Imana yo mu ijuru, ibyishimo ngize bidasanzwe nuko Imana numvise inyibwirira ijambo rivuga ngo zuka. Icyo cyonyine naho narekera kuzuka. Imana ivuze ngo zuka, yego, nuko haba hari ibyakwishe. Noneho kuko ibirusha imbaraga, muri make ikuyeho ibyakwicaga, yego, hanyuma iravuze ngo zuka. Ubwo ibyakwicaga n'Imana ibifasha, yego, wowe ntiwabishobora, ariko ibyakwicaga n'Imana ibifasha. Hari ibyakwicaga, hari ibyari bikumereye nabi, ndashima Imana ko ibifasha. Ibyatumaga udakizwa, ndashima Imana ko ibifasha. Ibyakubuzaga amahoro mu rugo, ndashima Imana ko ibifasha. Ibyasenyaga umurimo, ndashima Imana ko ibifasha. Ibyasenyaga abaririmbyi, ndashima Imana ko ibifasha. Ibyasenyaga abanyamasengesho, ndashima Imana ko ibifasha. Wifuza ko dufatanya gusenga muri iri sengesho rivuga ngo Mana nyandika mu bana bawe? Haguruka dusenge. Imana iguhe umugisha. Ninginge umuvandimwe ufite kamera akupe muri kano kanya. Amashyi kwa Yesu. Amashyi, amashyi. mureke amashyi numve. Ijambo Imana yavuze yakubise Farawo turi mu Egiputa, ikadukura mu buretwa aho twari tubabaye. Mana we, iyo n'inkoni ijambo ibikubuza gusenga, Imana ibikubite. Ibirwanya ubugingo, ibikubuza amahwemo, Imana ibikubite. Ayiwa kubitira iki? amashyi, amashyi, amashyi. Kubita ibintu inyuma.
ibikubuza urushako ibisenya imiryango ubukene bw'akarambe izo ndwara zakuzunze ayiwe kubita ibindwanyamana amashamashi 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 ibaza Yeremiya iti mbese uruzi iki ati mbona inkoni y'umurinzi ese waraye neza uko ndi n'ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze kandi n'uwo naribwiriye namanuka nkamurinda iyo inkoni y'ijambo ibaza Yeremiya iti mbese uruzi iki ati mbona inkoni y'umurinzi ese waraye neza uko ndi n'ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze kandi n'uwo naribwiye ndamanuka nkamurinda iyo ni inkoni irinda ijambo yakano kitoye mbera nzambe no kumisaye haleluya tuyembera inzambe bako misi yawe tuyembera inkoro rero bako misi nzambe nzambe na bomoye siwanze tetara birembisinga Fatima nura bibiri 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 nafuka merira yawe nasenga imbuya nareketa sara pera ngai sunanga na maso nahuye n'ibibazo amakuba yahagurutse ariko kubera ijambo Imana yari yavuzeho ikubita ibyari ibumoso hari ibyo yakubise inyuma no mu minsi yashize hari ibyo yakubise kugira ngo mbone inzira none ndabihamya Imana ifite inkoni irinda ijambo oya ntiwibagirwe nahuye n'ibibazo amakuba yahagurutse ariko kubera ijambo Imana yari yamvuzeho ikubita ibyari ibumoso hari ibyo yakubise inyuma no mu minsi yashize hari ibyo yakubise kugira ngo mbone inzira none ndabihamya Imana ifite inkoni irinda ijambo oya ntiwibagirwe ibikubuza gusenga Imana ibikubite ibirwanya ubugingo Imana ibikubite ibikubuza amahwemo Imana ibikubite ayiwe kubita ibindwanyamana Kubita ibindwanyamana kubita ibindwanyamana Kubita ibindwanyamana ayiwe kubita ibindwanyamana Kubita ibindwanyamana kubita ibindwanyamana kubita ibindwanyamana kubita Kubita mana we ukubita geri wanjye ukubita ibimpinga kubita ibindwanya kubita Yesu we kubita gera mu rugo kubita ibiduhiga kubita ibirwanya umurimo kubita Yesu we kubita Yesu we kubita Yesu we kubita Yesu we kubita haleluya nimushaka nimwicare turasoza